88 ibice bitatu City Radio, inshuti ya bose. Ikaze mu kiganiro U Rwanda rw'Intego kuri 88 ibice bitatu City Radio, inshuti ya bose. Muze twese hamwe U Rwanda rufite intego kandi ruzira ibiyobyabwenge. Ikiganiro U Rwanda rw'Intego ni buri wa gatanu saa 2 z'umugoroba kuri 88 ibice bitatu City Radio, inshuti ya bose. Iki ni ikiganiro U Rwanda rw'Intego. Umugoroba mwiza kuri mwe mwese mukurikiye ikiganiro U Rwanda rw'Intego kuri 88 n'ibice bitatu inshuti ya bose. Indirimbo itambutse mu kanya urugo ruhire ni remix ya Ivan Muziki, Masamba ndetse na Marina. Nizere ko yashimishije abantu bose bafite ubukwe ejo. Sibyo anje? Cyane ako si bwawe buri ryarira. Ubwo niba ari ubyumva ameka ya message to. Amakora arimbanije. Amakwe ni menshi cyane ejo bizaba benshi bari kujya mu makwe atandukanye. Mbonero n'umwanya wo kwifuriza urugo ruhire umuvandimwe wanjye uzagira ubukwe ejo ari we Aliette ndetse n'umugabo we Abdul. Nizere ko imyiteguro yabo bayigeze kure. Urugo ruhire cyane. Wowe ni ryari? Ko abakobwa bimwe mugenda mbere. Nawe urambaza izina ibaze nawe. Sure. Cyane pe. Ko ari abantu byambura muri comment bambwira ngo bambwira ngo nimero reka nta umbaza izina. Iki ni ikiganiro U Rwanda rw'Intego mugezwaho n'Umuryango Purpose Rwanda, Umuryango utegamiye kuri Leta, uharanira kubaka U Rwanda rw'Intego rutarangwamo ibiyobyabwenge kubufatanye na City Radio 88 n'ibice bitatu inshuti ya bose. Ikiganiro mugezwaho nanjye Prince ndetse na mugenzi wanje Ange. Ikiganiro kibageraho buri wa gatanu. Ange. Wiki bimeze bite? Weekend hatangiye akonje, sinzi ko tuzayirangiza amahoro. Hatangiye akonje, mbe uri kuyumva? Akabeho kari hatari ariko mo hano ndumva ari sawa ubu ngubu ndumva ari fresh cyane. Na munsi nkunda nko kwa gatanu. Kubera iki? Urumva umuntu aba yavuye muri mood z'akazi, ubu ngubu ari gutekereza kuruhuka tu. Atekereza kuruhuka, anapanga gahunda z'icyumweru kizaza ndetse anakora evaluation y'ibyo icyumweru cyatambutse. Friday. Surtout ko turi no mu misi ya holidays, misi ya Noheli na Bonane. Umwaka turi kuwusoza, turi kusatira tuwusoza. Umwaka urihuse ariko. Cyane. Umwaka urihuse. Ariko dukomeza gushima Imana ko yaturinze yabanye natwe mu mezi 12 yose ndetse ikiri hafi kandi kiteguye komeza kuturinda. None sandi makuru ni sawa. Umwaka ndabona ndimo ndawusatira urangiza. Ndashima Imana cyane, ni ibintu byo gushimira. Dukomeza gusuhuza buri muntu wese udukurikiye. Nzi ko Diane nawe yaradukurikiye, anari ndamusuhuje cyane. Ba Eric nabo ndakeka ko badukurikiye. Ange, insanganyamatsiko y'umunsi ni iyihe y'uno munsi? Insanganyamatsiko rero y'umunsi wacu iragira iti Ikigare nk'impamvu itera urubyiruko kwishora mu biyobyabwenge. Ikigare. Ese nibyo? Ikigare ari ikintu gicontribute ku sinavuga ko ariyo mpamvu yonyine, ariko nk'ikigare byo kiragira gifite uruhare rukomeye cyane mu gushora urubyiruko rwacu mu biyobyabwenge. Ikibazo abantu bakunda kuvuga ngo ikigare kikahita kijya muri negative. Urumva? None ubundi ikigare ni negative cyangwa ari positive y'ikigare? Ari ikigare cyiza? Cyo bakita gute? Kuri umuntu avuze ikigare umuntu ahita yumva ko ari ikigare cyo. Ikigare ngewe numva ifite connotation sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda iri negative,
kumva ko ikigare donc ni nk'agatsiko k'abantu bakujyana mu bintu bibi batakugira inama nziza bakujyana mu nzira mbi gushora mu biyobyabwenge se cyangwa mu bintu byakica ubuzima bwawe ariko audience yacu rwose abantu bacu naho muhejwe mushobora kutusangiza ibitekerezo byanyu kuri page yacu ya Facebook Purpose Rwanda hariho post y'ikiganiro cy'uyu munsi insanganyamatsiko y'uyu munsi mujyeho mutubwire ibyo mutekerezaho kuri comments. Ikindi turakira telefone z'abadukurikiye mutubwira ahantu mudukurikiye muri ndetse n'inyunganizi yo kuri iyo topic yacu cyangwa insanganyamatsiko y'uno munsi tugiye kuganiraho. Mbese ikigare cyiza cyo twacyita gute? Ku ikigare akenshi umuntu yumva ko ari kibi. Turavana tumenya ikigare cyiza cyo turacyita gute? Ese ikigare cyaba cyiza se? Cyangwa se ni cyo kibi koko? Ibigare byose ni bibi nkuko insanganyamatsiko yacu bivuga. Telefone rero muduhamagaraho ni 078 666 363 ndetse abakoresha Tigo 0722944521 ariko wazibasubiramo ndazisubiramo MTN 07866363 abakoresha umurongo wa Tigo ni 0722944521 mushobora no kutwandikira ubutumwa bugufi muri comment kuri post yacu kuri Facebook page ya Purpose Rwanda. cyane twakira telefone zanyu mutubwira ahantu muri kumva muherereye ndetse n'inyunganizi mwatubwira kuri iyi nsanganyamatsiko yacu. Ese wowe ubyumva ute? Ikigare ni ikintu cyiza? Ese ikigare ni agatsiko k'abantu beza? Ni agatsiko k'abantu babi? Bimeze gute wowe ubyumva ute? Muduhamagare mutubwire. Baduhamagare. Ahita tubyimana mu ruhango. Buriya rero ikigare ntabwo kiba ari cyiza se. Kuko akenshi hari igihe kigwamo urebye nabi. Wowe wigize ugira ikigare? Ugasanga ubigendeyemo. None ikigare cyiza cyo ntabwo kibaho? Biterwa n'iki gikurikiyeho. Niyo buryo kimeze. Ariko kibaho nacyo? Urebye haba harimo agafu. Sawa murakoze cyane. Sawa. Anjo, ikigare cyawe cyari kimeze gute? Wari ukiri kutubwira? Njyewe urumva ikigare cyanjye cyari inshuti zanjye nyine z'abakobwa b'abana beza bangira inama nziza. Urumva nyine ntabwo navuga ko yari ikigare. Yari nka groupe y'inshuti. Njye ntabwo nakita ikigare kuko njyewe umvishaho magaze. Uruhande rwanjye namaze kwideklara naruvuze. Ntabwo nkeka ko ikigare ari ikintu cyiza. Njyewe ikigare cyanjye nagize ni mu buryo bubiri. Twitabe telefone. City Radio, hello? Hello, City Radio. City Radio, hello? Hello? Ego, witwa nduherereye? Nitwa Ndwani Kavubu. Iyo topic muriho ndumva ari nziza cyane. Ego. Ibintu bigendanye n'ibyo bintu muri kuvuga by'ikigare rero kirimo amoko abiri. Hari ikigare cyiza. Ego. Hakaba n'ikigare kibi. So bivuze ngo rero iyo udacunze neza ikigare kitaguteje imbere muri makeya kigusubiza inyuma. Kimwe kitagushubije inyuma kiguteza imbere. Ikindi muri makeya ni biri mw'amoko abiri. Wowe ubyumva ute ko abantu iyo bavuze ikigare umuntu ahita yumva ko ari kibi? Nibyo bita biza mu mitwe y'abantu benshi. Wowe umva ari iyihe mpamvu? Aho ngaho ababifata nk'ikigare nuko bikoreshwa muri ya mvugo y'ubu ngubu.
kuko nta n'ikindi nanone wabyita ngo ni icyiza. Ariko abenshi bamaze kwishyiramo ko ikigare ari cya gikundi kibumbiwemo n'abantu batakuganisha mu bintu bizima, niko abantu benshi basigaye babifata. Turaza kubireba neza nuko n'abandi baza kutubwira, turebe icyo tuva hano dukuyemo. Sawa. City Radio, allo? Allo? Radio, allo? 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 Mwaho? Yego, muraho neza. Urinde uherereye he? Nitwa Lewi Nkampereye ku iraro. Insanganyamatsiko yacu se wayumvishe? Nayumvise. Ku kibazo cy'ikigare se wowe ubyumva ute? Ikigare kuri wowe ni iki? Okay, ikigare ngiye kurunyumva. Komenshi. Hari ikigare cyiza, ariko buriya umuntu ugomba kugira ikigare aba agomba kugira uburyo ki agomba kugitwaramo. Ubwo rero yuzuye ubwenge ukabona ikigare urimo kirimo kuganisha mu ngeso mbi, kugerageza buryo ki ukitwaramo, wabona mutari guhuza mu byo barimo ukaba wanagikata ukajya mu kigare nyine gishobora kuguteza imbere, kivuga ibintu. None se reka nkubaze nk'ikibazo. Ufite inshuti, wenda agatsiko k'inshuti zawe bakugira inama nziza, bakuganisha ahantu heza, icyo twacyita ikigare? Ufite inshuti nziza zikugira inama, agatsiko k'abantu nka 5-6, icyo twacyita ikigare? Gishobora kuba ikigare. Nicyo kintu turimo twibaza ati se ijambo ikigare ni igisobanura ikintu cyiza cyangwa se ikintu kibi? Ufite inshuti zikujyana ahantu heza se cyaba ari ikigare? Okay, ikigare buriya ubundi ikintu kirengeje umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu kiba ari ikigare. Gishobora kuba igikundi ariko ni ikigare mu kinyarwanda cyiza. Ikigare n'igikundi bitandukaniye? Biterwa n'ukuntu wowe wafasha kubyita cyangwa kubifata. Okay, urakoze cyane. Reka twakire n'abandi twumva icyo babitekereza. Ukomeze ukurikirane. Dushimira abantu bose bamaze kutuhamagara batubwira uko bimeze. Abantu baradukurikiye. Twinjire mu nsanganyamatsiko. Kubuhamya turi bwumva uyu munsi. Turaza kumenya ikigare ni cyiza cyangwa se ni kibi. Rero hano muri studio ntabwo turi twenyine, nk'uko mwabyumvishe dufite umutumirwa, akaba ari urubyiruko uko mubona. Ntabwo afite imyaka myinshi cyane, ariko reka tumwakire atwibwire ko ubu agiye kuduha ubuhamya turi bwibandeho ku nsanganyamatsiko yacu. Ndakwakiriye. Murakoze. Uranyita Byukusenge Alan. Byukusenge Alan. Amakuru. Ariko right now ndi Ikigare. Amakuru ni meza cyane. Weekend itangiye ute? Weekend ni sawa ariko harakonje. Harakonje. Nanjye imbeho yamereye nabi cyane. Ariko wenda ndabona wifubitse. Wifubitse cyane. Weekend yawe se ubundi utangira gute? Tuganirize gato kuri weekend yawe ukuntu itangira. Weekend yanjye nkunda kuba ndi mu rugo cyane, ndi kumwe na sister, inshuti, abaturanyi. Sister wawe uramukunda cyane? Kubera iki? Amuri iruhande cyane, unyitaho cyane. Weekend ni ndikumva muri ntago njya kure cyane, n'urugo tumba nibereye mu rugo. Alan, rero twagira ngo udusangize gato ku buhamya bwawe buvuye rufite inkumirizi buturuka mu kigare. Dukurikije insanganyamatsiko yacu, twagira ngo utuganirize gato ku buhamya bwawe kugira ngo n'abadukurikiye bagire uko babyumva. Ariko atarajya mu buhamya neza ntabwo warangije kwivuga, kandi hari ukuntu tuziranye, kandi ntabwo ari kuri kwivuga. Bagira ngo bigende bitise, ivuge nk'umuntu uriwe. Fata isomo sinzi ibyo mwigira, be parole to be proud. Kunywa weed doesn't make money, that I just win a vibe.
ibyo si byiza bro, ibyo si byiza, ibyo si byiza. Gukoresha uyu munsi Prince hadashya ntago unyira. twari twibagiwe kuvuga ko Alan ari umunyempano ukomeye cyane, akaba afite impano yo kuririmba. Dufite n'ibihangano bye hano rwose turaza kubibakinira, ariko mbere yuko dukomeza gato reka adusangiza ubuhamya bwe, turagaruka musanganyamatsiko yawe. Murakoze. First of all ndabanza bashimire nshimire no radio yamaye umwanya kugira ngo nze ngire ubutumwa bwanjye ntambutsa, kugira ngo yaba hari uri kubikoresha bitewe na story yanjye biraza kumufasha kubohoka. Ntibanze mu bintu byinshi rero, story yanjye ihereye mu bwana, ariko ntago nshaka kuvugaho, ntago nshaka guca ku ruhande cyane, ndajya tujye deep kujya n'uri kubyumva abashe kugira guhinduka. Story yanjye rero, natangiye kunywa ibiyobyabwenge niga mu wa gatanu igihembwe cya gatatu primaire. Ubwo natangiye gukoresha ibiyobyabwenge, nangira nkoresha urumogi. Mu gatatu primaire wari ufite imyaka ingahe? Mu wa gatanu primaire. Ndibuka twari duturanye n'umwana bita Nshimiye, papa bari inshuti cyane. Uwo mwana yaje kugira kuba inshuti yanjye cyane bitewe nuko imiryango yari iziranye igicumbi, kuko niho navukiye. Ariko tuza kwisanga noneho duturanye mu Itunda Kabeza. Ndabyibuka neza, papa yari afite akazi gahoraho, ariko mama ntago twabanaga, we yabaga igicumbi. Njyewe nkasigara mu rugo, mfite inshuti ku ruhande, cya Ikigare mwavugagaho mu kanya, mbateze amatwi. Cyo nshaka kumvikanisha hano nuko ngira ngo icyo Ikigare ari cyo mperaho mbasha kumvikanisha ubutumwa bwanjye, urugendo rwanjye ndi mu biyobyabwenge. No kuvuga ngo iyo nshuti bayitaga Nshimiye, naje kuva ku ishuri byari nyuma ya saa, kuko nabanaga n'umukozi, ariko papa we yatahaga bwije akagenda bwije saa 11 akagaruka saa 4. Umukozi tukirwana, umukozi ari mu bye, nanjye nkajya muri izo nshuti zanjye ntangira kunywa itabi. Ndabyibuka byari nko mu masaa 4. Mu masaa 4 umuhungu aza mu rugo. Ku munsi ukurikiye aza mu rugo, umusaza yari yagiye ku kazi, ndi kumwe n'umukozi. Umukozi aba ari mu byo urabizi, mwana mbona kuyemo urumogi, kuko abaturanyi babaga bagiye, ari njye uri mu gipangu kandi akana gatoya. Ntago nabitekerezaga, numvaga nyine urumogi nanywa nyine tumva ukuntu ibintu ahora nywa, kuko yarabinywaga nkabona hari impinduka ari kunsekera iki, kubera n'ubwana bwinshi nanjye ntangira kugira gukoresha drug. Nihuseho gato, naje kujya muri secondaire, ariko mu kujya muri secondaire mu wa gatandatu primaire naje gukoresha heroin nyitera mu mibiri. Wayikuye he? Heroine nari mfite abana mu Rubirizi, habaga abana b'abametisi, bari bafite nyina wabaga niba ari mu Bubirigi, ntago nibuka neza kuko ndibuka ni kera. Abo bana biteraga heroine, abo bana baje kuba inshuti yanjye. Abo bana baragenda tuba inshuti, ariko mbona nyine bafite izindi gahunda utamenya, bafite amafaranga. Nje papa yansigaga mu rugo nta biceri mfite, bakaza bakambwira ati wowe dusure. Nkabona yiziritse akantu itera urushinge, ariko ngiye simbimenye cyane. One day nibwo naje kujya kumusura, ari kumwe n'undi mwana bita Christian, ntago nzabibagirwa amazina. Barambwira ati gerageza try.
wibuke ko nyuma yaho nari narakoresheje urumogi amasigara narayanywaga ku muhanda ariko mu kujya kubyitera yari yambwiye ko harimo riske nyinshi cyane kandi ifite kunyangiza arambwira ati ni ushobora kwitera urushinge ugahusha ukipompa mu mubiri ugapfa ahubwo ndaguterera hari ubundi buryo bakoreshaga bwo gushyira ku kiyiko gacana akihumuriza wa mwuka wa yafu ya heroin ariko we ntago iyo level yari yarayirenze we yafataga ikiyiko agashyiraho iyo fu bayita bwenge agacanira then agakururaho twa tuntu tumeze reba nk'irira ryaguye ku kiyiko then ugakurura kitera mu mubiri ariko ni mu mutsi rero yanteye akantu kangana n'intuza nirira akabwenge karahenda cyane akabwenge prince tamuzira niyizera ko nzi amaslang ariko iyo ngiyo nanjye numiwe nyine na akantu babyita ipaki tu abakoresha heroine kano kanya ariko bashobora kukagutera kakakumaramo amasaha 20 tuvugenda 8 bitewe aka drop kamwe bazi irira n'ukuntu ringa sinzi ko rinafatika nukuvuga ngo iyo uri kwitera mu mubiri ntago icyo gihe ugira ntago uburi muri risk yo kugira ataki iyo drop irangiye mu mubiri wawe taki ni biki hari uwatwumva ntamenye ibyo ari byo icyagiye ni ingaruka ni nko kuvuga ni ingaruka ziza nyuma zishaka wongeremo nanone mu mubiri izo ngaruka umubiri uyishaka ariko ntuyibone taki yo ndayibanza nyizi ni inyota nyine ya nyota yataruvuga ati nyibuze uburyo wakora icyo ari cyo cyose kugira ngo ubone ya drogue niyo bita taki aho umuntu aba yarangiye abantu badukurikiye ndumva basobanukiwe yaje kuruntera araruntera sinzi uburyo buba ariko numvaga ntaza ahantu ndi ako kanya sinzi ntago wa feeling izo feelings kano kanya ntago nazi kubwira ngo uzifeel ariko ntago buri ntago buri stable bita wumva se ubaye ute uruhutse birenze kuri ugiye mu bicu tubwire ho uri kwisubanza ntago iyo uri muri izo feelings hari uburyo uricara hamwe ntago uba ufite imbaraga zo kugenda ntago uba wafata ikintu ngo ushyire mu nda ngo urye uba ufite nyine imbaraga nke ariko buri wumva uri ahantu nyine udashaka kuva ariko ingaruka ziza nyuma y'ibyo ngibyo nizo ziza zikabanza zikagira zikakumerera nabi nkiri aho ngaho kandi aho wari ukiri utarajya muri segonderi ku myaka 10 n'ingahe ndebuka ni nka 15 gutyo ukiri P5 umusaza yaje kubimenya kuko already nahise mpinduka uhita uba nk'agasaza ugacika intege kandi mu by'ukuri yanteye rimwe ubuciye mu gitondo numva ni sawa yabibwiwe n'iki se yaragufashe cyangwa n'abaturanyi yari inshuti yanjye naramubwiye atereka dutesting antera turi kuvuga papa umusaza we yarebye physically uburyo ndi kwitwara igura amafaranga menshi ndibuka yaguraga icyatanu icyo gihe aka drop kamwe ntago ari aka drop ni akantu kaba kameze nk'umuceri then uragafata ukagakanda kagakweduka wafata aluminium ugacana na briquet hakavamo umwotsi rero urawusnifinga mu mazuru iyo ngiyo n'ubundi buryo ariko iyo mu ntuza iyo batera mu ntuza mu rushinge urabanza ukayikora kwa kundi nababwiye ushyira ku kiyiko ugacanira yes umusaza rero yaje kubona mfite movement mbi cyane kubera ikigare narindi none se hagati aho ishuri wari ukiri jyayo cyangwa wari warahagaritse twari duturiye ishuri nigaga mu Rubirizi nkataha saa sita nkajya kurya mu rugo nkagaruka
nkongera nkiga ikigoroba cyane aba nize ikigoroba nkaza ikigoroba nta kibazo ngiye cyo kuba nari kure y'ishuri yari hafi yari nk'iminota nk'irindwi. Muri make wowe kujya muri ibyo biyobyabwenge byari ukubera Ikigare, nta kibazo wari ufite mu rugo, nta kintu warabuze mu rugo. Inshuti mbi tu ni inshuti mbi navuga ko ni inshuti mbi, ariko nanjye ubwanjye nabigize mu ruhare kuko ntago yankuruye arambwira ngo vayo nkujyane, ahubwo narebye ibyo akora ndavuga ati reka testing, ariko nagiye ngiye. Ubwo rero umusaza aza kumbona abona natangiye kumwaka amafaranga cyane, kandi ubundi yasangaga niryamiye naruhutse nkamutegereza nkamubwira ngo mfite ibibazo, akanyaka amafaranga nkamwaka amafaranga. Abaturanyi bakabona mfite ikikundi tugendana twirwa aho ngaho muri quartier, igihe naba nagiye ku ishuri bikaba ikibazo cyane. Umusaza rero yaje kubimenya, nari nturanye na ba grand frère bari nari ntuye mu Itunda mbana n'umusaza, ariko ba grand frère batuye aho ku muhanda. Byaje kwanga, umusaza aramfata aravuga ati icyo gihe nari ngiye gukora 6 ndibuka ko nanayirasa. Aravuga ati ntabwo natsinze, ntabwo gukora ikizamini cya leta cyo mu wa gatandatu. Naragikoze ariko sinatsinze. Ubwo muri urwo rugendo rwanjye nza kugira umwaka banyohereza kubana na ba grand frère. Ba grand frère barabanje batekereza kunjyana muri interineri private kugira ngo noneho barebe. Ntago bari bazi ko nkoresha heroine cyane, ariko bakeka kuko itabi ryo ryangaragaraga kuko nanywaga ryinshi. Heroine ndayifite mu mubiri ntabyo bazi, ariko bakabikeka bakabikemanga. Banjyana muri interineri bazi ko nyine ndi bugende nkatuza mu kigo cy'abadive igakoni. Ndanashimira cyane umuyobozi waho wajyaga dufasha cyane tuba hafi. Nkigera mu kigo nagize ikibazo cyane, nahise mpura n'inshuti mbi. Huye n'inshuti mbi umuhungu bita Jonathan. Cya Kigare nanone. Primaire ugira inshuti mbi, segonderi bikomerezaho. Ariko izo nshuti mbi, izo mu kugira izo nshuti mbi, nanjye ubwanjye nari inshuti mbi. Kuko uwambonaga ahitaga avuga ati uwabikoreshaga yanyisangagaho cyane, kuko nanjye nagaragaraga nkabyo. Nitwaraga nk'umuntu ubikoresha, imvugo uhita ubyumva. Uwo muhungu bita Jonathan nkigerayo ndabyibuka ni nawe wanteruje inuza Varese. Mukuru wanjye nta n'igiceri cy'icumi mfite, ambwiye ati ni igihano kuba utangiye kunanira najye nteri nayende uzatuza. Yakoze ikosa. Uwo mwana yari afite se umugande, yari afite amafaranga. Uwo mwana ntago yaburaga 10 kuri telefone, yabaga yahamagaye se akamuha amafaranga, ariko yakoreshaga heroine mu buryo buhambaye cyane. We ya drop niteraga mu mubiri yayikobaga nk'inshuro 4. Akava kuri rimwe urareba urushinge, akava nko kuri rimwe akageza nko kuri 7. Ira sirenge yose? Ntago ari sirenge yose. Ariko sirenge ubwo ni ikintu urushinge? Uri kureba urushinge rugira amamiligrame litre. Turiya tuntu rero nitwo babara, kuko wujuje urushinge wahita upfa. Ni kwa kundi abantu bajya banarenza ugasanga umuntu yakoze overdose yapfuye. Yabari uba wafashe ibirengeje intuza yawe. Ubwo nsanga akoresha heroine, noneho we yari yaramwishe, yarabuze n'ahantu atera. Kubera iki? Yanywaga heroine akarya neza, yarangiza kurya neza akivuza, ariko se we yarabizi kandi amukingira ikibaba. Akavuga ati umwana wanjye, kuko yajyaga musura akamusigira amasigara, ngiye mbibona gutya. Umwana akaza akambwira ati umusaza yanzaniye ipaki y'isigara. Umubyeyi we. Urumva yuko ababyeyi nabo babifitemo uruhare? Harimo uruhare rukomeye cyane. Ubwo hashize nk'ibyumweru 2 nirwa nishimagura umubiri kwa kundi
uyitera kane ku ntuza witera kane ku mubiri tuvuge mu ntuza mu mitsi nibwo ubugiye iki muri taki kuki wishimaga harakuryaga uragira urafuruta ukumva wagira ngo bagucometse ku ntuza ku muriro. Ndabyibuka intuza yaramfashe nyine nashatse kubinywa ndasusumira cyane ndababyita taki sinzi ukuntu nabikoresha mu Kinyarwanda. Twabisobanukiwe taki twabisobanukiwe. Yamfata ndatitira umusaza ubwo nawe yabaga ndi hafi avuga ati ni umuhungu wanjye iki ariko ntago nari namubwiye ko nkoresha drug ahubwo we njyewe narabibonye nsa nk'ugiye gake kuko nari mvuye mu rugo bambwiye ati niwongera gukora ikosa tuzaza tugufungishe cyangwa tukujyane hehe muri rehab. Nanagiye rehab muri Kenya sinzi ndi bubivugeho gato. Uwo muhungu yanyicishije ikintu bita ikiyobyabwenge mu wa mbere. Anyicisha ikiyobyabwenge ndagenda handi hano imitsi yose usanga yaratobaguritse turi gushakisha mu ntuza hano ku maguru ku mano. Master yaje kugira kumfata amagara mu rugo. Guhamagara mu rugo biba ikibazo cyane. Muri uwo mwaka nyine wa muri uwo mwaka yahamagaye umubyeyi wawe cyangwa yahamagaye grafrere kuko nari naratinye gutanga nimero z'umusaza kugira ngo atazajya amuhamagara uwo muhungu ameze ate. Grafrere araza azi kwenda ariko akunda abahungu bamena ibirahuri. Araza agira ngo wanarwanye cyangwa se n'ikindi. Master aramubwira ati umwana wanjye akoresha ibiyobyabwenge nta nubwo yarazi ko ari heroine we yarazi ko ari urumogi. Ariko heroine yo ushobora kuyikoresha amaso ntagire ntatukure ariko nyine ubureba ukuntu ariko urumogi amaso aratukura. Njye mukuru wanjye yande bakabona nta kibazo cy'amaso atukuye mfite. Afise umwana ko yari yarahindutse yamukoreshaga urumogi nkaba mbona amaso nta kibazo bimeze bite. Master aramubwira atoya uyu mwana akoresha ibindi biyobyabwenge tutazi nibwo banzamuraga amaboko bagiye kunkubita. Icyo gihe nabanaga na bakuru banjye nari inkoni nyinshi cyane ndibuka kuko bari bafite akazi bitahira rero kubahamagara bakaza ku kigo kandi umuntu akorera mu ntara ataha Friday biramusaba kugira ute gusubirayo n'itike iki barakuruta cyane niwe bucura ngiye bucura mu rugo. Byaje kuba ikibazo yagiye kunkubita arebye umubiri wanjye abona naratonyotse kubera kwishimagura mubeshye ngo ntimperi kandi yarabizi we. Icyo gihe byabaye kuko bahise bankura ku kigo bahita banzana mu rugo nicara ukwezi. Byabaye ikibazo cyane. Wicara ukwezi uvuye mu ishuri utiga. Yes. Ahubwo utararengaho ko ku ishuri bambara ishati y'amaboko magufi mwe mwabihishaga gute mwambaraga ntibyagaragaraga. Twe twageraga kwa amajampa asa kwambara imipira y'imbeho ariko harashyuhaga. Noneho njyewe mu gushyuha nkiga indi mitwe nkirwa nambaye ishati y'iki ya kigoma nkayambarira ku uniform master yaza nkahita nyiregeza ariko ntabona amaboko yanjye. Aho ngaho niho namukweperaga ariko kikomeza muri uko kwezi ndagira ngo nkoreshe iminota mike yenda ntaza kurya iminota. Umukecuru famille yarateranye baravuga ati bagiye kunjyana muri rehabilitation. Nari mfite umuhanti uba muri Kenya avugana n'umukecuru kandi nari muto cyane ntago nari nzi ukuntu ibintu bimeze ntago numva wari ufite nka 17 n'umunani ntago yari yakageze 17. Aramuhamagara banshakira ibyangombwa njya muri Kenya. Umuhanti nawe yari afite akazi yari umuganga ariko adakora muri rehabilitation aza guhamagara umushuti we njyewe njyamo nkora rehab
umunsi wa mbere bampa amazi ashyushye ngira taki amazi ashyushye gute yo kunywa baguha amazi ashyushye iyo baguha amazi ashyushye rero aragenda akaneterariza iki imyanda mu mubiri asa nk'aho ari kugukamura kugira ngo ibintu bibi bivemo bamenyereza amazi ashyushye nkajya nywa amazi ashyushye ariko ndi kwitabwaho kitakiraza wumva umeze ute ntago kujya muri rehab ari ikintu cyoroshye cyane kuko niwe uhura n'ibigeragezo cyane iyo bari gushaka kugukuramo ibyo biyobyabwenge umunsi wa mbere babigukorera unabireba kwanza bakaguha imiti ukitabwaho ariko bakabitereka iruhande sinzi mu Rwanda ukuntu bigenda ariko ngiye niko nabibonaga bagatereka heroin hariya takika gukubita cyane hahandi babona hahandi mbese ubuyireba ariko utayifata abadogiteri baba bahari babireba gutya muri kumwe nabo none se gutu utabasha kuyifata baba bakuziritse amaboko we ntabwo wayifata ni nkuko bavuga ati iyi ni heroin umudogiteri araha iki uraho kuntuza ku gitanda wicaye nta kuziritse amaboko kuziritse bari kugukansaringa mu mutwe uyifashe se ntabwo wayifata se bakureba oya bakumerera nyine ni donc biba biri gukina nko kuri brain ni psychology baba bagira ngo ukubiteho ijisho takize bakuvura donc niyo ntego uyirebe aho mu bitaro rero naragiye ndivuza ntago natinzeyo cyane namazeyo niba ari ibyumweru bitatu bine umuhantigira abona amahirwe yo kujya muri Amerika umukecuru biba ngombwa ko ngaruka ndaza nsubira mu ishuri ndongera nsubira hahandi gakondo ndiga mu wa gatatu ndarata bitewe n'iki wasubiyeyo ukomeza muri cya Ikigare ntago nasubiye mu Ikigare ntago nagomeje gukoresha drug za heroin ariko naragarutse nsubira muri drug ndaza ndongera nirira akantu none se hariya muri Kenya process yari yarangiye cyangwa wavuye muri rehab igihe kitageze cyari nari ngeze kuri level nyine nsigara ku ntuza ku bitaro umudogiteri akigendera nkirwa ntembera nimugoroba nkiryamira numva ntataka mfite ariko uwo mumere we byaje kubyihutisha ntago navuga ko navuyeyo nkize cyane ariko naraje mukuza mpita mbana na mukuru wanjye ufite umugore waruvuze ngo wahamaze amezi 3 ntago ari amezi 3 ibyumweru bitatu ariko nitabwagaho ku buryo bukomeye cyane kuko urumva yuko ntabwo yarakize kuko inzobere zivuga yuko byibura ari hejuru y'amezi 6 umwaka kuzamura umuhanti rero yigendeye ndavuga ati reka ngaruke mu Rwanda ndaza bari bampaye imiti ya vitamins n'inkamuramo cyane mbana na mukuru wanjye ugira igitsuri cyane biranamfasha ndanamushimira nguma muri ubwo buzima ndagenda heroin isa nk'imvamo ariko mu kumvamo yamvagamo numva n'ubundi nshaka kugira ute numva nanywa nk'isigara twihutisha iminota yacu yagiye twagira ngo usimbuke ujye ku giceho uwaje kumera neza none ubivamo neza burundu tubwire nuko byagenze kugira ngo ubivemo mu kubivamo no muri segonderi byabaga ariko mu kubivamo nabivuyemo ejo bundi nta gihe gishize kigize gitambutse mu kubivamo rero nagize amahirwe uri kumva naranarucuruje Kimisagara ariko mu kumpiga nkiziriki iremera mu mageto y'abajama banje ubwo nahise nzinaha mu kuzinaha nari mfite indirimbo abapeti bakazajya bansura cyane bazi ko ari sawa bakaza tukarya akantu tukagira ute naje guhura n'umuhungu bita Patrick aza mu kibazo twari muri corona aza afite ikibazo naye mfite ikibazo
anyifashisha ku mafaranga, ariko yari yazanye n'undi muhungu ariko nta mafaranga nari mfite icyo gihe. Ubwo Patrick yarambwiye muri icyo gihe muri ibyo bibazo yari ari gucamo, yarambwiye ati mfite umuryango bita Purpose Rwanda nkibamo, ariko ntago namuhataye mu cyane ngo mbitekerezeho. Nibwo ejo bundi nsimbutseho gato, sinzi kubera n'iminota, twahuye mu gitondo ari nka 2:00, abanje no kumwiryaho ndavuga ati ntago nahura n'uyu mudage utarya akantu iki. Ubwo twaje guhurira hehe muri karitsiye, n'ubundi nari ngiye kugura isigara, duhura muri karitsiye afite inkweto. Ndamubaza nti Patrick bimeze bite? Ni sawa. Arambwira ati mu rugo se ni sawa? Ati twaciyeyo sitinari. Nibwo yaje ambwira kaje gutanga ikiganiro ku kitangazamakuru cyo mu Rwanda. Ubwo umutima warasimbutse, ndavuga ati ntibibaho umwana w'ejo bundi mfite indirimbo nyinshi, mfite ibiki, ariko sindagera amahirwe yo kujya muri studio. We umushinga bita Purpose Rwanda ngo yari yarahuye n'undi muvandimwe amujyanayo, kuko nawe yari afite inzira nk'iyanjye, ariko we mukuza yaje anyereka urugendo rwe yagize ashaka kumbohora. Ndibuka ko agarutse bwa kabiri nje namwiyumviye kuri radio, namuteze amatwi mu kiganiro yari arimo, yaje ambwira kuri Purpose Rwanda uburyo ikora, ari ikigo kigenga gishaka abana bakoresheje ibiyobyabwenge kikababwiriza cyane. Nanjye nagize amahirwe yo kuza muri Purpose Rwanda, yaranzanye nihuse cyane. Yanzanye hari igihe bagira bateranira ku wa 4 bagira bakabohoka, bakavuga amateka yabo, bagashyira hanze ibintu bibi byari bibarimo. Icyo gihe nibwo naje nanjye mvuga amateka, inkuru yanjye y'urugendo rwo mu biyobyabwenge, ndabohoka. Ariko n'ubundi nanywaga agasigara, nkarya akantu gake. Naje kugira amahirwe yo kuganira n'umuyobozi wa Purpose Rwanda ariwe Mashami, kandi nanamushimira cyane kuko yabashije kumvana muri drugs, kano kanya ngiye meze neza. We nkiva aho ngaho nkigera mu rugo yarampamagaye ngomeza kwitabwaho. Afite system yo gukurikirana abanyamuryango be, akamenya uburyo bameze. Ngiye nageze mu rugo arampamagara ambwira ukuntu ibintu bimeze, yambaza odey bimeze bite, byifashe bite. Ndagira tugenda tujya in touch, ariko ngenda mbyinjiramo. Aramfasha cyane, ambi ruhande, akazajya avugana no mu rugo, akazajya ambwira uburyo nakwirinda inshuti mbi ariyo cya Ikigare. Ibiyobyabwenge rero kuko byanyiciye amahirwe cyane, byandindije cyane. Nifuzaga gutanga inama. Ariko mbere yuko uvuga inama, reka twakire nka telefone imwe, abantu bagira icyo batubwira kuri ubu buhamya bamaze kumva, twumve ikintu abantu babitekerejeho se cyangwa buno buhamya busize mu mutwe wabo. Ariko nanone mu gihe batarahamagara, watubwira nk'ibintu nka 2 wicuza mu buzima bwawe. Ndicuza ko ntatsinze amashuri yanjye, kandi nari mfite ubushobozi bwo kugira kwiga mu ishuri ryiza, bitewe nuko mu rugo banshyigikiraga cyane. Ikindi naradindiye mu myaka, kano kanya mfite imyaka myinshi, ariko narangije muri range navuga ko nyine ntagakwiriye kuba ndimo, narasigaye. Ikindi nabonaga ibiraka nkava ku kazi bitewe na look yanjye, imisatsi iki, nkanga kwiyogoshesha. Nabuze inshuti nyinshi kubera ibiyobyabwenge. Famille njya kure, ndahangayika nangira kujya mu mageto. Uri kumva byari ikibazo cyane kuko
byarankomeretsaga sometime bikangarura n'ubundi mu biyobyabwenge ariko kano kanya meze neza cyane. Wabashije kurangiza secondaire? Narayirangije kabisa. Yarangije umaze igihe kingana gute urangije secondaire? Imyaka 2. Ibyo ni ibintu twishimiye kandi na Purpose Rwanda ndizera yuko bafite ishema ryo kuba warahindutse. Reka tuze twumva akaririmbo kamwe muduhamagare mutubwire ubuhamya bwa Alan icyo mubwumvaho n'icyo bubasigiye, turagaruka mu kanya. Rero abantu bafite ubukwe ndizera ko nawateye gapapu kuko indirimbo hanga tugiye gukina ni ya Neringa ivuga ati umutware. Rero abantu bateye gapapu nabo courage kabisa. 88.3 City Radio, inshuti ya bose. Iki ni ikiganiro U Rwanda rw'Intego. Nizere ko indirimbo ya Neringabo yabashimishije, iriyo mutware ndetse na blues melody. Rero twari tukiri ku nsanganyamatsiko yacu igira iti Ikigare, impamvu itera urubyiruko kwishora mu biyobyabwenge. Nkuko twatangiye tubivuga, twavuze ko ikigare ari cyiza cyangwa ikibi, ariko bitewe n'ubuhamya twumvishe bwa mugenzi wacu Alan, nuko we yagize amahirwe mvuga ati make yo guhura n'ikigare kibi. Kandi nibyo wavugaga wowe ko wowe wagize ikigare cyiza. Wenda njye sinakita ikigare wenda kubera ko ikigare nakubwiye ko njyewe nemera yuko ari ikintu kibi. Niko njye mbyumva. Okay. Ikindi navuga nuko ubushize twarebaga amakimbirane yo mu muryango atuma abana bananirana. Ariko kuri iyi case y'uno munsi nta ruhare rw'umuryango urimo cyane, kuko ni uruhare rwe, kuko nta kintu yabuze mu rugo, ariko birangira za nshuti mbi zimujyanye mu biyobyabwenge. Bitandukanye wenda cyane cyane urumva we yabitangiye muri primaire. Hari exposure umuntu akiri mutoya, nayo ni ikibazo, kuko nkanjye niga muri secondaire numvaga bivuga, ariko ntago nigize ngira amahirwe yo kubana n'abantu bakoresha ibiyobyabwenge. Ariko story nibuka ku munsi nko kwitabi. Tubwire Prince, tubwire vraiment ndumva nyize amatsiko yo kubimenya. Umunsi kwitabi ntago nzabibagirwa. Nigaga nko mu wa gatatu primaire, mu wa gatatu mu wa kane. Ngiye kuvoma ko kundi umuntu uri mu nzira ari kunywa itabi akarita. Aritaye ndaritora. Ndanywa. Urumva ngo mu wa gatatu nyine ubona uri umwana, ubona umuntu ari kunywa itabi. Riri hasi uraritora. Kamwe kaba kasigaye. Ubu ngubu wenda arabanya mbona banywa itabi akarizimya, ariko mbere umuntu aritaga kakiri nk'akantu gatoya. Ndarinywa njya kuvoma ndataha. Ngeze mu rugo sinari nzi ngo ibyo ari byo. And then mama yari guha petit frere imiti, kwa kundi banomba ikinini ku kiyiko. Navuga ati Prince zanira ikiyiko hariya nombere n'iki. None mwicara ku ruhande nyine ndi kureba kuntu ari guha umwana ikinini, kuko ngiye petit frere ndamuruta, urumva murusha imyaka 5. Urumva ndi kwa kundi uhumeka sinenzi ibyifuki. Mama aravuga ati wanyweye itabi. Basi none amenye gute ko nanyweye itabi? Ngiye kwirukanka, urumva n'ubwoba n'iki. Yari mubyara wacu wabaga mu rugo, yaratabarutse aramfata. Yaramfasha njyana mu cyumba arankubita. None ikintu cyatumye sinagize nje ninjye wanze itabi, so kuvuga ngo nagize ikigare cyiza cyangwa ikibi. Ariko nanze itabi kubera irafuke yo mu kanwa. Kuva icyo gihe ikintu kitabi rwose ndavuga ati wapi cyane. Ariko urumva ko ni ikintu gikomeye cyane. Ikigare ni ikintu kibi cyane. Imagine kuba wenda muri primaire, uribaza imyaka umwana aba afite muri primaire kuba yabona ibiyobyabwenge.
ni exposure kuba ahantu dutandukanye urumva heroine nje nayumvishe ndangije secondaire ariko urumva we yayimenye muri primaire mu wa kane urumva ikigare atugarutse ku kigare niyo muvuga ati ni amahirwe yanagize ikigare gifite byose cyiza ari na kibi kuko ari amakosa menshi twakoraga ariko twabaye nka bimwe byo muri bira gutsindisha ngo ibi cyiza hari ukuntu natwe twitwara nyine nta mwana wo muri segonderi utagira amafuti ariko ikintu cy'ibiyobyabwenge wenda inzoga twarazinywaga ariko itabi ryo kandi noneho cyane kubitangira mu myaka mito nko muri primaire ni ikintu giteye impungenge cyane babyeyi dukurikirana abana bacu kuva bakiri bato cyane muri primaire kuko urumva umwana utangiye kubinywa muri primaire abazagera mu myaka yisumbuye bimeze nabi cyane ego Alan rero nyuma yo kumva ubuhamya bwawe tugize amatsiko yo kumva wenda ubutumwa wagira abantu badukurikiye cyane urubyiruko kwirinda inshuti mbi urebeye mu byo waciyemo n'ikintu ibiyobyabwenge byangije mu buzima bwawe wowe urabyumva cyane neza kuturusha wabagira iyihe nama se cyangwa n'ubuhe butumwa wabagenera sinzi ngarutse kuri kiriya mwavugagaho cy'intuza cy'ikigare hari ikigare cyiza hari n'ikigare kibi nkuko umuntu agira ishyari ryiza n'iribi nje niko mbyumva ariko inama nagira umuntu uteze ino radio amatwi hari ikibazo gikomeye cyane mu rubyiruko hari ikibazo tugomba guhagurukira tukarwanya kuko niba umwana ukeka ko yanywa ibiyobyabwenge ukaba umubona umukeka warangiza ukamubwira nabi cyangwa ukamwirukana mu rugo cyangwa ukagira ute uburi kubimushoramo cyane ahubwo ntekereza ko ababyeyi bagakwiriye gufata iya mbere mu buryo bwo kuganira n'ababyeyi n'abana babo bakabakurikirana buri munsi kano kanya hari abantu benshi bakoresha drug kandi bafite ababyeyi kandi abo babyeyi babaha n'ubushobozi ariko icyo ngicyo ngewe ntago ari cyo ndi kureba kano kanya ndi kureba ngewe kano kanya ndi kureba umuntu wakize ndi kureba uburyo nagarutse mu buzima nakugira inama nkubwira ko drug nta mumaro n'umwe ahubwo tweziri kutudindiza tweziri gutuma tujya mu bintu byinshi tukajagarara ugapanga gahunda zawe ntuzigereho zikakubuza andi mahirwe none se kano kanya niba naza hano kuri radio nkatanga ikiganiro hari radio najya kunyweraho urumogi nkaba proud cyangwa nkicarana n'abantu nkavuga ngo nagiye muri pari yo kunywa ibiyobyabwenge oya kano kanya turi kureba ikintu cyiza turi gushaka gukora ibintu byiza mu rubyiruko turi guterana ingufu gushaka kubaka u Rwanda rw'Intego yes u Rwanda rw'ejo rufite ingufu rero ntago twakubaka dufite fondation yaboze tubanze turwanye ibiyobyabwenge urubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo yes ndikumva ntihuse cyane ari ibyo ngibyo kuko ariko ababyeyi tubanze tugire tubabwire babyumve nabo bakurikirana abana babo rero twagira ngo tukukorere ka promotion gake twumvishe uri umunyempano uteye ubwoba waduha kapela gatoya mbere yuko dusohoza My heart is too big, body big is too cry. Babylon, paparazzi, ntago banzi badi mombaje. Rich man in the ha, Alan everywhere ha. Haters, bati why? Esubundi koko kwayi bagenda kubanda urusaku nk'isande bareba nk'amabandi. We ibyo si byiza. Kuza nk'ikiza, kwirirwa untesa, gabanya yombo sane pesa. nguko mwamwumvishe turi gusoza bwira abantu bavana ibihangano byawe kuko iminota yaducitse kuri platforms zanjye ni Alani Mascot YouTube channel Facebook ni Alani Mascot Instagram ni Rio Mascot nuko rero iyo ndirimbo mugiye kumva ni ya Alan tukakomeza icyumweru gitaha mwakoze kudukurikira
Ikiganiro U Rwanda rw'Intego ni buri wa gatanu saa 2 z'umugoroba kuri 88.3 City Radio Inshuti ya bose.